Hello mwiriwe mumeze mute, reka nizere ko aho muherereye hose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mumerewe neza cyane kabisa. Abantu mudukurikiye muri hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, namwe nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Ndabizi ko muba muhari, ndabizi cyane kabisa. Hanyuma nk'ibisanzwe nitwa Shema Pacifique, iyi ni story 560. Anga niho umenyera amakuru menshi aba yagezweho mu myidagaduro, ndetse tukabagira n'indi chaîne yitwa Storm TV anyuraho amakuru ajyanye n'imikino. Hanyuma nta nubwo nshaka ko turi buze gutinda uyu munsi, hanyuma icyo nari mbabwiye ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, niho n'ubundi umenyera ayo makuru. Hanyuma ntago nshaka ko turi buze gutinda, ahubwo reka mbabwire nti mube hafi, mwitegure kabisa kumva amakuru aryoshye utakumva ahandi. Hanyuma uyu munsi dufite ingingo zigera kuri enye. Ushobora kwibaza uti izo ngingo muri buvugeho ni izihe? Izo ngingo ni izi ngizi. Nuvuga ngo turi buze guhera hano mu Rwanda kabisa nk'ibisanzwe, tubabwire ko uwitwa Ishimwe Vestine hanyuma abarizwa mu itsinda rya Vestine Dorcas. Ngira ngo byo ntago bikiri inkuru yuko agiye kuba atandukana n'umugabo we nk'uko yabyitangarije, ahubwo inkuru ihari niyo ndibuze kubabwira. Muri siporo byita ngo ni zandani, muri siporo byita ngo ni zandani kabisa, cyangwa se behind the scene, amakuru ari hanze y'amarido. Ese niki cyihishe inyuma y'ubutumwa Vestine yatangaje? Byose uri buze kuba byumvira hano kuri chaîne ya Story 560. Hanyuma ikindi turi buze kubabwira ni abaramyi, nabo ni itsinda ry'abaramyi, numugore numugabo. Mu minsi ishize nibwo bakoraga ubukwe, yitwa Shannon Gatete ndetse na Chryso Ndasingwa, baririmbira hamwe bakora nk'itsinda. Bamaze kuba berekeza rero mu gihugu cy'Ububirigi gukorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo nabyo uraza kubyumva, uraza kumva impamvu y'ibyo bitaramo ndetse n'ibindi. Hanyuma yitwa AG Promoter ndetse na Mimi, Miki, mu minsi ishize nibwo yamwambikaga impeta kabisa ku mugaragaro. Hanyuma bamaze kuba bagira gute batangaza itariki y'ubukwe. N'ubukwe buzaba butangaje, burimo ibintu biteye ubwoba utarigeze kubona ahandi hantu kubera umwihariko wabyo. Ibyo bintu uraza kubyumvira hano kabisa. Hanyuma uwitwa EDDY Kenzo, ubwo turaza kuba twambutse hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. EDDY Kenzo yamaze kuba atangaza impamvu yanze gusinyana n'ibigo bikomeye kabisa amasezerano y'ubufatanye. Ni ibintu bikomeye cyane kabisa, uraza kuba ubyumva neza cyane hano, nta ntuze gucikwa cyane kubera ko ibi bintu, izi mpamvu yatangaje, hari n'abahanzi benshi b'abanyarwanda bijye barimo nk'uwitwa byabaye, barimo nk'uwitwa Amaroni, barimo nk'uwitwa Aline Sano ndetse n'abandi, barimo ba Roskana ndetse n'abandi. Byose uraza kuba ubyumvira hano. That's nice. Hanyuma nitwa Shema Pacifique. Niba uri mushyashya kuri chaîne, kora kuri subscribe, hanyuma ukande no kuri like, uduhe na comment yawe kabisa, tukwakire muri comment. Niho tuganirira, twagize nko muri salo cyangwa se mu ruganiro kabisa, niho tuganirira. Wandike ubutumwa bwawe udusuhuza, cyangwa se ushaka ubaza n'ikindi kibazo turagusubiza. That's nice. Hanyuma nyemera dute dutangira twihuse cyane kabisa. Dutangirire kuri iyi nkuru, ni inkuru y'umuramyikazi witwa Ishimwe Vestine ubarize mu itsinda rya Vestine Dorcas. Ndagira ngo mbanze mbanyure mu butumwa mu gitondo cyo kuri itariki ya 18 yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, aho yari afite agahinda kenshi, mu marira menshi, byari bibabaje. Nubwo yahise abose ariko itangazamakuru twari twabusamiye hejuru kugira ngo bagezeho. That's nice. Hanyuma mu butumwa nyuje ku rukuta rwa Instagram yagize ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo bitwigishe. Narize bihagije, nta mugabo nzongera kumenyesha ukundi ngo kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. That's nice. Hanyuma yakomeje ubutumwa nyirizina agira ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana, azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha kunkoresha ibintu nk'ibi ukundi. That's nice.
hanyuma n'ubutumwa yanyujije ku rukuta rwa Instagram ni mu masaha y'igitondo n'ubundi nubwo ubutumwa yabushyizeho hanyuma nyuma y'iminota mike cyane agahita abusiba bigaragaza ko like ni icyemezo yafashe ahubukiye cyangwa se okay that's nice ni icyemezo yafashe ahubukiye kubera ko yaza kuba atahubutse ntago yari kuba yasibye ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze. Hanyuma nkigaruka kuri ibi ngibi rero no ngo ibi n'ubundi bibaye nyuma gato yuko asibye amafoto we n'umugabo we Idrissa wa Drago ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram, aho amashusho yose bari kumwe yamaze kuba agira gute ayahanagura ku mbuga nkoranyambaga ze. Ni ibintu bidashimishije kuri we ndetse no kuri society cyangwa se no ku muvandimwe bakorana umuziki hanyuma no ku muryango we muri rusange, kubera ko ngira ngo mu gihe habaye divorce uyu munsi hari hashize iminsi igera ku 136 aba bombi bakoze ubukwe babanye byemewe n'amategeko, kubera ko bakoze ubukwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka n'ubundi. Hanyuma biravuga ko n'ubundi aba bombi uwitwa Idrissa Drago ndetse na Ishimwe Vestine mu minsi ishize nabwo byahwihwiswaga ko batameranye neza, bigendanye n'ibibazo bitandukanye n'ubundi byari biri hagati yabo. Hanyuma ngira ngo mbere gato yuko bakora ubukwe nk'uko uwitwa Ishimwe Vestine n'ubundi yabyitangarije we ubwe, ni nyuma y'ubukwe ho gato yatangaje ko mbere y'ubukwe yari ari kunyura mu bintu bikomeye cyane, ubwo twaje gutahura dusanga ibyo bintu ni ibiki. No kuvuga ngo uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore yakoze ubukwe, ngira ngo barizi ko ntago bwavugagaho rumwe, sibyo? Ntago byavugagaho rumwe, ntega amatwi yitonze. No kuvuga ngo aba bombi umwe ni umusilamu, ndavuga Idrissa wa Drago mu Burkina Faso ni umusilamu, hanyuma we yari umu ADPR cyangwa se umurokore. Donc urumva icyo ni ikintu cya mbere badahurijeho, no kuvuga ngo ntago bahuje idini. Iyo ni impamvu ya mbere. Hanyuma ni impamvu ya mbere, donc abantu bashingiyega bavuga ko adakwiye gushakana n'umugabo. Iyo ni impamvu ya hanyuma. Impamvu ya kabiri, umukobwa mwiza w'umunyarwanda w'imyaka ngira ngo ni 21 agiye gukora ubukwe cyangwa se agiye gushyingiranwa n'umusore cyangwa se n'umugabo hafi y'imyaka 40. Urumva ni umwana we aramubyaye, urumva. Hanyuma iyo ni impamvu ya kabiri abantu bashingiragaho. Hanyuma impamvu ya gatatu bashingiragaho baravugaga bati n'umunyarwanda Ishimwe Vestine hanyuma agiye gushaka n'umunya Burkina Faso. Imico nta nato ihuriye, ntago bahuje imico, urabyumva. Hanyuma abantu bagashingira kuri izo mpamvu ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye bavuga ko aba bombi batakwiye kubana. Hanyuma ibyo byaje gutuma n'ubundi Vestine ajya kuri pressure ikomeye cyane, pressure yaje gutuma like avuga ko nyine byari mukomere cyane mbere y'ubukwe, byari mukomereye biteye ubwoba. Hanyuma amaze gukora ubukwe we ubwe yari yitangarije ko byari ibintu bikomeye, yari kunyura mu bintu bikomeye. Hanyuma ari naho bakuye igitekerezo cyo kwandika indirimbo baheruka gusohora yitwa Emmanuel. Ngira ngo abantu barayimenye cyane, bavuga ko bayisohoye bashima Imana ko yabatambukije ibintu n'ubundi bikomeye bari bamaze kugira gute kunyuramo. That's nice. Hanyuma ubutumwa yabutangaje, abantu bagenda batanga amakomantere menshi kuri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bavuga bati umwana ibintu yishoyemo ni ibiki, ko bimunaniye hakiri kare se bizagenda bite. Bagiye babivugaho mu buryo butandukanye. Rero ni ibintu bitari byiza iyo urebye kuri we kabisa. Line out arakomerewe, ntago bimworoheye na gato. Abavandimwe, inshuti, abafana kabisa mumushyire mu maboko y'Imana musengere, kubera ko ntago yorohewe cyane. Mboneraho no kugira inama kabisa urubyiruko rw'abana b'abakobwa mukiri bato, nyaboneka ntimwumve ko
like ntimukumve ko like umugabo ari we choice ya mbere, ari we choice ya mbere kabisa, kubera ko urugo ni ikintu gikomeye, ni plan iba ni ndende cyane kabisa. Ni umuntu mugiye kuba mwabana ubuzima bwanyu bwose, kuva uwo munsi n'umundi kugeza buzirahezo, nk'uko n'ubundi mubivuga mu masezerano mugirana mu gihe muri gusezerana. Rero ni ikintu cyo kwitondera mu gushaka umugabo. Hari umuvandimwe wajya kuvuga ngo kera tukiga ngo like ngo umugabo niwe diplome ya mbere, ntago rero ntago ari byo, that's not true, kubera ko ni long projects umuntu aba agiyemo, ni ibintu byo kwitondera. Ubwo nizera ko bashiki banjye, inshuti n'abavandimwe bakobwa kabisa mwanyumvise, that's nice. Okay. Hanyuma dushifting twihuta cyane kabisa, nkuko nabibabwiye.